Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Nashaka kugira ngo tuganire ku rugendo. Ingendo tugenda ni nyinshi cyane. Hari abagenda bagiye guhaha, hari abagenda bagiye gusenga, hari abagenda bitewe n'uko bafite iyo bajya. Ariko weho umukristo, urugendo rwawe ni uruhe? Urajya he? Urava he? Utazi yava ntumenye n'iyayo. Nashaka kugira ngo uganirize ku rugendo rwa Eliya amaze kurwana n'abahanuzi ba Bayali n'Abashera, yahawe mesaje ivuga yuko nawe ari wahwanywe n'abo bahanuzi ba Bayali. We yari umuhanuzi w'Imana. Iyo ajya kuvugira Imana ntiyagombaga kumaze gushyikira cyangwa ngo amaze avuge urundi rurimi. Ahubwo umwuka w'Imana uri muri we aramubwira ngo genda, akagenda urugendo. Umwuka w'Imana uri muri we aramubwira ngo ndagutumye, akagenda akavugira Imana. Ese wowe muri iki gihe cya none urugendo uri kugenda ni umwuka ugutumye, ni Imana igutumye? Ese ni wowe wabyitekerereje? Niyo mpamvu rero mu bwibutso ubwire ngo ese urugendo uri kugenda ni uruhe? Urugendo rwawe ni uruhe? Tuzi urugendo rwa Eliya, uburyo yagiye ahunga bitewe n'uko yari ahawe mesaje kuvuga ngo nawe agomba gupfa kuko yishe abahanuzi ba Bayali. Ese ubwira wishe bangahe mu magambo uvuga mu mutima wawe? Mbese kugira ngo wige mu rugendo rwawe kubana n'abantu bose amahoro. Ntukarenganye umuntu umuntu ukakurenganije, ntukavuga umuntu uko nawe yakuvuze oya. Ahubwo muri wowe umwuka urimo ni uwo kugira imbabazi, ni uwo kubana n'abantu bose amahoro. Urugendo rwawe rugomba kugaragarira ko wera imbuto z'abantu bihariye. Nicyo Imana igushakaho, n'iki isi igushakaho. Irashaka kubona nk'umuntu utandukanye mu ngendo ugenda, mu mivugire yawe, mu mikorere yawe, mu mirimo ya buri munsi hagaragara nk'urugendo rwiza. Tujya twiga buri munsi, ariko mu byo twiga tugomba kwiga uburyo tukwiye kubana n'abantu, tukwiye kwiga uburyo turi bugende kugira ngo umwanzi urugendo yari guteganyamo ko turi bugende ntabwo ari rwo tuboneramo, ahubwo tubonere mu byiza. Tugiye gushaka Imana, tugiye gushaka abavandimwe, tugiye gushaka inshuti, turi gusenga. Urugendo rwawe rube rwiza, rero urugendo rufite ingoma. Mureka guhunga, hagume urajya hehe? Kuko umuntu yahuye n'amagambo bamuvuze ahita ava aho hantu akagenda akavuga ngo akasozi nikakunanira ngo uziyo kandi oya. Ahubwo birasaba kugira ngo uhindure, wige, ugire imbuto nziza, ugire urukundo, ugire imbabazi, ugire kubana. Urugendo rwawe ntirube urw'umunota umwe, ntirube urw'urugendo rwo guhunga, kuko Satani ashaka kugira ngo akubone ugize intege nkeya. Gumamo, ntuhave, ahubwo wizeye Imana, akazi kawe ukagumemo, reka guhunga. Niba ibihombo bije, saba Imana uburyo yakwigira umushinga mu bundi buryo. Niba wari ufite abantu benshi bafite abafiyanse, natwe dufite ingo turubatse, dufite umuryango mugari, ntuhunge urugo rwawe, ntuhunge fiyanse wawe ngo bitahuje, ngo mutumvikanye ngo nzabona undi oya. Ahubwo mugumeho, musengere, hazemo impinduka. Ibyo bitagendaga neza bizagenda neza, ariko muri wowe udafashe umwanzuro ukakaye. Umuhamagaro wawe ntuwuhunge, ntuwuvemo, kuko Imana irashaka kugira ngo ikubone mu muhamagaro. Niyo iri kukugerageza kugira ngo irebe ubutware bwawe, kugira ngo irebe imbaraga zawe, kuko uri umunyabugingo. Imana yarakubonye, ibona ko ugize intege nkeya, ishaka kugira ngo ugume mu byizerwa. Reka guhunga. Eliya mu guhunga kwe ntabwo byanejeje Imana. Imana yavuze ngo naramuka ahunze akagenda agiye he? Kuko we yakoze urugendo rw'umunsi umwe, umunsi wose, atanga imitotsi 12 za mitondo, asoza izindi 12 z'umugoroba atazi yagiye. Ageze munsi y'igiti cy'umurotemo, akitegereje avuga ngo twite sikica, wakishamo, wakiryamamo, amakakama yaciye akamanukira yagwa mu maso, yagwa mu kanwa, ngo aho yaragwa hose ibyo ntibindeba. Icy'ingenzi gusa nuko ayo makakama aharagwa hose ukiyakugwagaho mu mubiri
waratobokaga kuko yari afite ubukana bukomeye, atari nk'ibiti by'ubu bimeze nk'ibivuguruwe, ariko ibiti bya kera byose ari bikarishye cyane. Niyo mpamvu akenshi harimo ibyo bakoreshaga bavura, harimo ibiti bakoreshaga mu buryo bwinshi bakoramo intebe n'ibindi bikorwa. Burya buri gikorwa cyo mu rugendo rwacyo kigaragaza imbaraga zacu. N'ibiti rero bifite imbaraga mu vugabutumwa Imana biduhaye, nibyo bituma tugira amahumbezi. Niyo mpamvu badusaba ko dutera ibitano dutuye mu mirima hagomba kubonekamo ibiti. Hari ibiti bituma haboneka ifumbire. Natwe rero reka guhunga kugira ngo upfe, ahubwo uhungira mu Mana. Umuntu uhungiye mu Mana, Imana irabibona ikavuga ngo mwana wanjye uko nkungiyeho wese ni iki gitumye uhunga? Ni amahoro warushaka ndaguhaye, si n'umunezero warushaka ndawuguhaye. Nawe rero reka gucogora, reka gucika intege, reka kurambirwa, reka guhunga. Iki cyatumye Imana ibona ko Eliya ashobora guhunga akataha nabi kandi ari umukiranutsi. Imana avuga ngo ni ukuri umwana wanjye kuko ampungira, kuko ashaka, kuko anyiringira, nicyo gituma nzamurinda iteka. Imana rero byatumye icyura Eliya, bituma imushyura neza, atanga abakiranutsi, ntiyapfuye. Nicyo Imana yamwimuriye mu ijuru, agenda muri serwakira mu mbaraga z'Imana mu buryo bw'umwuka. Ariko icyo gihe nawe yasize umugabane, imigani birayisigira Elisa, agira Elisa akora umurimo aho ucumbikiye, n'abandi bagiye gucumbukurira. Ntihumve ko wabishobora wenyine, ko Imana yamubwiye ngo ndacyafite uduhumbi twinshi tarapfukamira Bayali. Nawe rero uri mu bantu bazakorera Imana, uri mu bantu bazavugira Imana. Ongera ugarukira Imana, we guhunga, kuko yari umunyabugingo. Imana ibonye ko ashobora gupfa muri urwo rugendo rwahunze, bituma imuhereza ubugingo, imwimura neza nk'umukiranutsi wese. Ese wowe utashye wataha gute mu rugendo rwawe? Urabona wabona ijuru, urabona abantu bagutangira ubuhamya, urabona mu mudugudu se abantu mwabanaga bakuvuga ngo iki. Niyo mpamvu rero mu gutaha kwawe ntuhunge, ntiwiruke, ahubwo uhagarare. Ibyo utari warakoze neza ubikore neza, ubikosore mu rugo, ukosore mu bana, ukosore ku bageze umusore, ukosore ubyitwararikemo neza. Ese wowe utashye wataha gute? Niyo mpamvu ndi kwiga kugira ngo we guhunga. Iyi ni Abami ba mbere 19 umurongo waho umuhembo wa 4. Ntawe ujyana n'undi kigeragezo, ya umuntu wese ataha ukwe, umuntu wese ataha ukwe, ntataha undi. Twese dufite uburyo tuzataha, Imana iducyura. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo urugendo rwawe maze gutunganye neza, ugendemo neza. Nibwo neza iyo warwaye urwara wenyine, iyo ushonje usonza wenyine, iyo usenga niyo usenya wenyine. Ntabwo ujya gusenya urugo kugira ngo ujya gusenya urugo wenyine utiza icyuma kiratuma rucagagurika. Ko bagiye baca umugani, ariko si niyo mpamvu rero kwiga kugira ngo urugo rwawe rukomerewe. Iyo utashye utaha wenyine, ntawe utahana n'undi. Niyo mpamvu mu bibazo byawe ukeneramo we kurwarana abantu, we kurombana abantu, ahubwo uvumbe wenyine bwe mu bintu bwabwereka Imana. Imana niyo yakugira neza, ihangane. Imana niyo muri kumwe mu rugendo, kuko urugendo rwose tugenda nta muntu n'umwana usibye Imana nyine gusizwa we kunanirwa. Reka kunanirwa, urugendo ruracyahari. Umuntu unaniwe ahembwa gatoya kandi anahembwa gutaha. Mpamvu mwigize mbere data, reka guhunga. Igihe kitageze ntabwo wapfa, igihe kitageze ntabwo wahomba, igihe kitageze ntabwo wasenya, igihe kitageze ntabwo wamara, igihe kitageze ntabwo Imana yahindura kugusukiraho. Imana icyo ikundira nuko uyiringira. Ikindi ikunda kubirwanya, ntiyemera ko duseba, gushyira kugira ngo dukomere. Urabizi nayo ko irabizi ko nayo batumwaza, ko batuvuga, ko twishimira. Imana irabizi ibyo byose buzima turi kunyuramo bwose. Imana irabizi. Yereka guhunga ku Mana ibiri nabwo. Imana yiyereka Eliya mu rugendo rwe rw'ubuzima bwe. Imana yaramwiyeretse, iramugaburira, utarira agatsima baboneza arakomera. Mwene gatira kwiga ngo nawe ukomere mu Mana. Tugiye gusenga, dusengera urugendo uri kunyuramo, ruragoye pe. Iyo umuntu ari kugenda mu rugendo ahuriramo n'ibisitaza byinshi. Wahura n'ababuzi, wahura n'abantu bakuvuga, wahura n'ibisitaza.
rero reka kunanirwa mu rugendo rwo kunyuramo, wizere Imana yonyine gusa. Uwiteka Mwami Imana yacu, tugushimiye kuri Imana ikiranuka, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana iri kumwe natwe muri urugendo turi kugenda mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana iguhe umugisha, Imana ikurengere, Imana ikurwanirire, turi gusenga, Imana ikora imirimo n'ibitabo.